akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu tubabwira ngo Uwiteka abahire. Tunejejwe nuko Imana yongeye kutugeza muri uyu mwanya tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uwo muri kumwe nitwa BYIZA, umubwirizabutumwa ukora umurimo w'Imana mu butumwa bwiza buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi. Insanganyamatsiko y'icigisho cy'uyu mwanya iratubwira ngo impamvu itera umwijima w'icuraburindi. Impamvu itera umwijima w'icuraburindi niryo jambo tugiye gusesengura mu mwanya. Tutararyinjiramo nyirizina, reka twicishe bugufi maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye cyane mubyeyi ugira imbabazi. Tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu twese ukaba uduhaye kurama, tukaba tugejeje muri aya masaha tugihumeka umwuka wawe. Izina ryawe ryarihimbazwe. Rero uduhaye n'aya mahirwe yo kubona uko twumva ijambo ryawe, ari twabagiye kurivuga n'abazaritegera amatwi. Twese utumurikire, utugenderere, ijambo ryawe uturinde kurivuga mu kamenyero. Imbaraga yawe ririmo iriherekeze, rigere mu mitima y'abazaryumva, kandi urivomerere kugira ngo Data ukiranuka rikore umurimo wagenye ko ridukoreramo, tuzatahane n'abera mu bwami bwawe. Ngaho tubere mwarimu, tubere umwigisha, tubisabye mu izina rya Yesu. Nk'uko twari tumaze kubabwira, insanganyamatsiko yo muri uyu mwanya iratubwira ngo impamvu itera umwijima w'icuraburindi. Umwijima wanditswe muri Bibiliya. Turasoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 60, turasoma umurongo wa 2. Yesaya 60 umurongo wa 2 hati: dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yesaya ahanuye ko isi izatwikirwa n'umwijima, ndetse ngo ni umwijima w'icuraburindi. Kuba byumva n'ababizi, umwijima n'umwijima w'icuraburindi biratandukanye. Umwijima w'icuraburindi aba ari umwijima mwinshi, aba ari umwijima ukomeye uremereye. Wenda ndabaha urugero ku bantu babizi. Hari igihe umuntu bumwiriraho yari ari mu rugendo, umwijima ugasanga atari yagera mu rugo. Iyo bwakwiriyeho umwijima ugatangirana nawo guhera mu mugoroba uwurimo, nta amaso yawe asa nawe umenyereye, ntugire umwijima mwinshi. Ariko umuntu wari uri mu nzu hari amatara, akava mu mucyo w'amatara agakingura urugi akinjira hanze, ajya kubitana n'umwijima w'icuraburindi, agahura n'umwijima mwinshi. Impamvu ni uko aba yari ari mu mucyo, noneho yasohoka yajya mu mwijima, umwijima ukaba mwinshi kuruta uwo bwiriyeho atigeze aba mu mucyo. Ibyo rero no mu by'umwuka niko bimeze. Turaza kubisoma, ndetse cyane cyane muri iki cyigisho naho turi bwibande turebe impamvu abantu bajya bahura n'umwijima ariko w'icuraburindi. Mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 22, reka twumve icyo Yesu yavuze. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo.
ariko niriba ribi umubiri wawe wose ufite umwijima, nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Umurongo muzirikana ngo nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uko uwo mwijima uba ari mwinshi. Impamvu uyu mwijima ubaye mwinshi nuko mbere uyu muntu yari afite umucyo, wa mucyo urongera uhinduka umwijima, maze uwo mwijima uba mwinshi. Yesu ati itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko ijisho niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Ibi Yesu yabivuze, wenda turaza kubikurikirana cyane mu buryo burambuye tubyumve, ariko reka nsome mu bahirwa ni bande. Umujakazi w'Imana ari gusobanura aya magambo ku rupapuro rwa 82 haranditse ngo iyo umuntu agifite ibyiringiro byo gukizwa, ntabwo Imana yigera iva mu mutima we, cyangwa ngo umutima we urundurirwe mu nzira ye bwite. Iyo umuntu agifite ibyiringiro byo gukizwa, iyo umuntu atari yinangira, ntabwo Imana iva mu mutima we, cyangwa ngo arundurirwe mu nzira ye bwite. Umuntu niwe wimura Imana, ntabwo Imana ari imureka. Data wo mu ijuru adukurikirana, aduhamagara, atuburira kandi aduhumuriza, adufitiye imbabazi, kugeza ubwo uko kwinginga guhindurwa ubusa rwose, ahasigaye haba ari aho umunyabyaha. Mu gihe arwanije umwuka w'Imana none, aba yiteguye kurwanya umucyo n'ubwa kabiri. Mu gihe uzaba uzanye imbaraga ikomeye, nuko akava ku ntambwe imwe yo kwinangira aje ku yindi, kugeza ubwo umucyo uzaba utakimukoraho, maze akaba atagishobora kwitaba umwuka w'Imana. Nuko umucyo ukurimo ugahinduka umwijima. Ukuri tuzi kurahinduka, maze ubuhumyi bw'umutima bukiyongera. Aya magambo ari kwerekana ko Imana ntabwo ije iva mu mutima w'umuntu. Iyo umuntu agifite ibyiringiro byo gukizwa, ntabwo Imana imureka. Ngo nta nubwo Imana ije ku muntu, ahubwo umuntu ni wireka. Ngo Data wo mu ijuru ajya dukurikirana, akatuburira, akatwereka umucyo, akaduhendahenda, akatwereka ukuri. Twarangiza iyo twanze kwita kuri wa mucyo, tukanga kuwugenderamo, umwuka w'Imana yawutweretse, ngo iyo umuntu arwanije umwuka w'Imana none, ngo nejo ya mbaraga yamugendereye yamukomanze, kejo yigarutse arongera akarwanya, kejo bundi akongera akarwanya, kugeza igihe umutima namuzagira intege nke, kubera ko umuntu yagiye awuninira, umuntu yagiye yanga kwemera iby'ijambo ry'Imana ryamubwiye. Nuko amaherezo wa mucyo bya bindi yarazi bikagenda bimuvamo, akazasigara ari impumyi mu by'umwuka, ibyiza akabyita ibibi, n'ibibi akabyita ibyiza, kuko yariyobagije. Burya umuntu wiyobagije, umuntu wanga kumva ibyumvikana, umuntu wanga kwikosora, ijambo ry'Imana ryamutungiye urutoke rikamwereka ibyo akora, n'umutima namuka bimwereka, akanga kubabaza, kunyuranya n'umubiri we na kamere y'ibyifuzo bye, yarangiza akinangira, bija bimuviramo ko wa mucyo yari yamenye umuvamo, hagasigara urugero umwijima ukaba mwinshi, ukagera ku rugero rukomeye. Ibyo nibyo byabaye ku Bayuda. Reka wenda bari bo dufatiraho urugero. Muri Matayo ibice 12 hari igitangaza Yesu yigeze akora, agikorera mu maso y'abantu, cyari kiri guhamya imbaraga ze, ariko abantu barabibona, bariyobagiza, banga kubyumva, maze bagwa mu kaga. Ni Matayo 12 umurongo wa 22 haranditse hati, maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza, uwarikiraga avuga ubwo kandi arahumuka. Mwumve kino kintu Yesu yarakoze, cyari kintu gikomeye. Yari umuntu wari impumyi kandi atewe na dayimoni, ndetse akaba n'ikiragi. Bamuzanira Yesu, akira uburagi, akira ubuhumyi, na dayimoni amuvamo. Abantu bose baratangara, baravuga bati mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Bezebuli umutware w'abadayimoni. Igihe abantu bari batangaye ndetse bishimiye ibyo Yesu yakoze, abafarisayo ishyari riraza kubera bamupingaga, kubera ko barwanije ukuri Yesu yabwirizaga,
bati uyu ntimugire ngo ni Imana iri kumuha kwirukana abadayimoni, ahubwo ni Bezebuli umutware w'abadayimoni niwe umuhaye kwirukana abadayimoni. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, kwaba yigabanije ubwami bwe bwazagumaho bute? Nanjye niba ari Bezebuli mpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari wumva kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kubaho uwo munyamaboko? Ko aribwo yabona uko amusahura ibyo mu nzu ye. Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi cyose, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Aya magambo n'iyi miburo n'ibi bintu bibaye kuri bano bantu, mu by'ukuri twakagombye kubifatiraho urugero. Aba bantu berekanaga ko Yesu yirukanye abadayimoni ari Satani umuhaye kubirukana. Yesu arababwira ati se ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo ko butagumaho, none Satani ni gute yakwirukana indi Satani? None se niba ari abadayimoni bari kumva kubirukana, abana banyu nabo ko babacira urubanza ko baje babirukana, ninde ubibaho ubwo bushobozi? Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyaha cyose umuntu akora yatuka Imana, yatuka umwana w'Imana, ngo ashobora kuzababarirwa. Ngo ariko utuka umwuka wera ntabwo ashobora kubabarirwa. Ese none gutuka umwuka wera yarashatse kuvuga ko ari ukuhe kuri bariya bantu? Reka tugerageze kubyumva, kandi muntu udukurikiranye nawe ugerageze kongera gutekereza neza, urebe umucyo w'ijambo ry'Imana waba warakumurikiye, urebe ibyo wamenye, urebe niba uje ubiha agaciro kabyo, cyangwa se niba wiyobagiza nawe ukanga kumva ibyumvikana, ukinangira umutima. Muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ku rupapuro rwa 266 haratubwira aya magambo. Yesu yari yamaze gukora igitangaza gihwanye n'icyo yaraherutse gukora ubwo yakizaga uwari utewe na dayimoni, wari ikiragi akaba n'impumyi. Abafarisayo bari bongeye kumurega bati umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Kristo ababwira yemye ko mu guha Satani umurimo ukorwa n'umwuka wera bibujije kugera ku isoko y'imigisha. Abari batutse Yesu ubwe badasobanukiwe na kamere ye y'ubumana bashoboraga kubabarirwa, bityo umurimo w'umwuka wera washoboraga gutuma bibuka amakosa yabo no kwihana. Abari batutse Yesu, abari bamwanze bitewe no kudasobanukirwa, bagombaga kongera kwicuza bakamusobanukirwa bakihana ibyaha, Imana ikabababarira. Uko icyaha cyaba kimeze kose, iyo umutima wihanye kandi ukizera, uhanagurwaho icyaha n'amaraso ya Kristo. Uko icyaha cyaba kimeze kose, iyo umutima wihanye, uhanagurwaho icyo cyaha n'amaraso ya Kristo. Ariko umuntu wanga umurimo w'umwuka wera aba yishize kure yo kwihana no kwizera. Kwanga umwuka wera, igikorwa cyawo ukacitirira Satani, ni ugusibanganya umuyoboro umwe rukumbi Imana ishobora kuvuganiramo natwe. Aya magambo arakomeye. Kwanga umwuka wera, igikorwa cyakozwe n'umwuka w'Imana ukacitirira Satani, kandi nawe ubizi, ngo ni ugusibanganya umuyoboro umwe rukumbi Imana ivuganiramo n'umuntu. Nta Imana ibasha gukorera umuntu wamaze kureka burundu umwuka wera. Abafarisayo Yesu yabwiraga atyo ntabwo bitaga ku kirego baregaga Yesu. Buri muntu wo muri bo, muri abo banyacyubahiro, yigeze yumva areherezwa gusanga umukiza. Reka mbabwire bantu muduteze amatwi, Yesu igihe yazaga kuri iyi si yari afite imirimo myiza yakururaga n'abanzi be. Yari afite ukuri mu nyigisho kutagishwaga impaka, ngo ku buryo n'abamupinze n'abamwanze n'abanze kwemera ibye, ngo hari igihe bigeze bareshywa mu mutima, bamubonagaho imbaraga rukuruzi, bumvaga ibye nta wundi ku isi ufite ibimeze nkabyo, bagacibwa intege no kumwemera bitewe n'uko n'igihagararo cye no kuba aciye bugufi no kuba barigeze kumupinga mbere bakanga kwivuguruza. Ariko hari igihe imitima nama yabo yakomanzwe ibereka ko Yesu
ari we mwana w'Imana, ibereka ko Yesu ari we Mesiya, ko bagomba kumwemera. Baravuze ngo buri muntu wo muri abo banyacubahiro yigeze yumva areherejwe gusanga umukiza. Ijwi ry'Umwuka Wera ryari ryarumvikanye mu mutima yabo, ribemeza ko ari uwasizwe wa Isirayeli, kandi ko inshingano yabo ari iyo kumwemera, bakemera kuba abigishwa be. Aya magambo muyumve neza. Baravuze ngo ijwi ry'Umwuka Wera ryari ryarumvikanye mu mitima yabo, ribemeza ko Yesu ari uwasizwe wa Isirayeli, uwasizwe niwe Mesiya, kandi ko inshingano yabo ari iyo kwemera kuba abigishwa be. Bari barakomanzwe bati burya koko tugomba guca bugufi akatwigisha, tugomba kumwemera tukamuyoboka. Inshuro itari imwe mu mitima yabo byari byarabaye, kandi ko inshingano yabo ari iyo kwemera kuba abigishwa be. Ariko babonye ko byaba bikojeje isoni kumwakira nka Mesiya, kandi barigeze kumwanga. Burya umuntu gusa naho yivuguruje, kamere muntu ntigikunda kubyemera. Kwemera ko wibeshye, kwemera ko wishutse, kwemera ko hari ibyo ko nawe uri umuntu, kamere muntu igikunda kwanga gukosorwa. Ngo icyabagoye ni icyo ngicyo, kuvuga ngo niba twarigeze kumwanga, none turongera tumwemere dute? Kwivuguruza birabananira. Baravuze ngo kuba bari barishize mu nzira yo kutizera, bariyemeraga cyane ku buryo bangaga kwicuza icyaha cyabo. Kugira ngo babone uko banga ukuri, bavuguruza ibyigisho by'umukiza bafite ubukana bwinshi. Barabirinduka barabivuguruza ngo babirwanye bafite ubukana, kandi mu by'ukuri mu mitima bazi ko bari kurwanya ukuri. Ibimenyetso byashyiriweho kugaragaza imbaraga ze ndetse n'imbabazi ze byarushagaho kubasaza. Ibimenyetso Yesu yakoraga byatumaga rubanda bamwemera, bigaragaza ko Yesu atandukanye n'abandi bantu, aho kugira ngo bibatere kwihana, ngo byatumaga mu bwenge bwabo hasa n'ahabanguyemo ibisazi. Bananiwe kubuza umukiza gukora ibitangaza cyangwa ngo bamucecekeshe, bakora ibishoboka byose ngo bamwandagaze no gusebya ibyigisho bye. Babonye kumubuza no kumutangira batazabishobora, Yesu yari afite ubutumwa butagishwa impaka, bufite rukuruzi, bukunzwe na benshi. Bati uyu muntu nta kundi tuzatuma abandi bamucikaho, reka tumusebye, reka tumwandagaze, reka tumwangisha abantu. Baravuze ngo nyamara Umwuka w'Imana yarabakurikiranye ngo abemeze. Nibo ubwabo bagombaga kwiziba amatwi ngo batagengwa nawo. Imbaraga ikomeye cyane ishobora kugenga umutima w'umuntu yajyaga impaka nabo, nuko banga kuyemerera. Hari indi mbaraga yari iri mu mitima iri kuja impaka nabo, ibabwira ngo ibi muri gukora si ukuri, uyu ni mumwemere, ni mucye bugufi mwumvi ibyo ari kubabwira, ubwibone nibuveho. Ngo ariko umutima wa kamere, umutima wo kwishyira hejuru, uranga, banga guca bugufi ngo bigishwe nk'abana bato. Barandika hepfo ngo Imana si yihumisha umuntu cyangwa ngo inangire umutima yabo. Imana si yihumisha abantu cyangwa ngo inangire imitima yabo. Ntabwo Imana ihumisha abantu, nta nubwo inangira. Iboherereza umucyo wayo kugira ngo ukosore amafuti yabo no kubayobora mu nzira itunganye. Mwumva akamaro k'umucyo w'ijambo ry'Imana. Imana yohereza umucyo kugira ngo ukosore amafuti no kuyobora abantu mu nzira itunganye. Ni ibintu bibiri. Umucyo w'ijambo ry'Imana icyo tumariye ni ugukosora amafuti, ni ukutwereka ibyaha byacu, ni ukutwereka ibyo dukora bitari byiza, twarangiza tukabikosora, no kutwereka inzira, no kutwereka aho twanyura ngo Imana itwemere, no kutwereka akayira kazatugeza mu ijuru kariko. Nico umucyo w'ijambo ry'Imana tumarira. Baravuze ngo iyo wanze uwo mucyo, nibwo amaso ahuma n'imitima ikanangirwa. Turi kwigana ngo impamvu itera umwijima w'icuraburindi. Iyo wanze uwo mucyo, wa mucyo Imana yari koherereje, wenda hari amakosa runaka wakoraga, ukanga kuyavaho, ukanga guca bugufi ngo usabe imbabazi, ijambo ry'Imana ryakweretse ibyaha wakoreye abandi n'ibyo wakoreye Imana. Ukanga gusaba umugabo imbabazi, ukanga gusaba umugore wawe imbabazi, ukanga gusaba uwo wahemukiye imbabazi. Baravuze ngo iyo wanze uwo mucyo, amaso arahuma n'imitima ikanangirwa. Rimwe na rimwe ibyo biza buhoro buhoro, ndetse ku buryo butagaragarira amaso. Kugwa, gusubira inyuma, kuva mu mucyo ngo biza buhoro buhoro. Umutima umurikirwa n'ijambo ry'Imana ikoresheje abakozi bayo, cyangwa se ikoresha umwuka wayo wera. Iyi mirasire y'umucyo yirengagijwe, kumenya iby'umwuka birahondobera, kandi igikorwa gishyashya cy'umucyo kikaba kititaweho. Nuko umwijima ukabudika, kugeza naho umutima uruhama mu ijoro ricuza umwijima.
Ibyo nibyo byabaye ku batwari b'Abayuda. Bamaze kwemezwa ko Yesu yari yambaye imbaraga y'ubumana, ariko bifuza kurwanya ukuri, bitiriye Satani umurimo ukorwa n'Umwuka Wera. Uko niko bishutse bo ubwabo, maze bishyira mu bubata bwa Satani. Mu by'ukuri ibyabaye ku bayobozi b'Abayuda byari biteye agahinda. Ngo Yesu yari yarabiyeretse mu buryo bwinshi. Abahanuzi benshi bari baravuze ibyo kuvuka kwa Yesu n'aho azavukira. Ubuhanuzi bwari bwarabivuze mu buryo burambuye. Ndetse ngo n'igihe yavukaga, inkuru ze zikaza kuvurwa n'abashumba, ngo bakaza no kubaririza i Yerusalemu, n'abanyabwenge bakaza kubaririza kugira ngo bamenye aho umwami yavukiye. Muri iki gitabo n'ubundi cy'uwifuzwa ibihe byose, nasomyemo aya magambo atwereka paje 36, baranditse ngo bwa mbere mwumva ukuntu batangiye kurwanya ibye. Ubwirasi no kwikunda nibyo byabujije umucyo kugaragara. Abatambyi n'abigisha amategeko batekerezaga ko nibakira izo nkuru zizanywe n'abashumba n'abanyabwenge zizabashyira mu ngorane, bakisuzuguza mu maso ya rubanda, kandi ari abantu basanzwe basobanura ukuri kw'Imana. Mwumva abatambyi akaga baguyemo, ngo baravuze batese ko bari kutubwira ko umwana Mesiya yavutse, tukabibwirwa n'abashumba, tukabibwirwa n'abanyamahanga, kandi ari twebwe twasobanuraga ubuhanuzi, rubanda batuzi ko ari twe tuzamenya aho azavukira. Nitwemera ibyo tubibwiwe n'abashumba n'abantu basuzuguritse batazwi, turaba twitesheje agaciro mu maso ya rubanda. Abo bigisha b'ibyatwa ntibashakaga guca bugufi ngo bigishwe n'abo bitaga abapagani. Biyemeza ko bidashoboka ko Imana yabarengaho ngo ije kwivuganira n'abashumba babazwa n'abatarakebwe. Bati ntibyashoboka, nta bandi Imana yavugana nabo ngo iturengeho ije kuvugana n'abashumba n'abatarakebwe. Basuzugura inkuru zatumye Herode n'abatuye Yerusalemu bahagarika umutima. Ntibashatse rwose no kujya i Betelehemu ngo bigenzurire ko izo nkuru zaba ari iz'ukuri. Bita gukabya amahirwe Yesu yari abazaniye. Mbega na kuriya kuboherereza bariya bashumba nabe yari amahirwe, ngo ariko babyita gukabya, babyita ubwaka, babyita gukabya. Ubwo nibwo abatambyi n'abigisha amategeko bari batangiye kwanga Kristo. Guhera icyo gihe ubwibone bwabo no kutava kwizima kwabo bibahindukira urwango rukaze banze umucunguzi. Mu gihe Imana yari irimo ikingurira abapagani urugi, abakuru b'ubwoko bw'Abayuda bo urugi bari bo bakingiranirwa inyuma y'urugi. Igihe aba bantu bagendaga banga umucyo, abandi bo bagendaga bawukunda, abanyabwenge, abantu batabarwaga mu muryango wa Isirayeli, bari barakurikiranye ubuhanuzi bwerekeranye n'inyenyeri, bari barakurikiranye amateka yabyo, niho baza bari kubaririza, urugi rubakingukiwe, abandi bari basanzwe bafite umucyo bawirengagije, urugi rwagendaga rukingwa kuri bo. Reka nongere nsome ngo igihe Yesu yari amaze imyaka 12, nabwo yagiye i Yerusalemu ajyanye n'ababyeyi be mu minsi mikuru ya Pasika. Ngo icyo gihe nabwo ababyeyi be ngo amateraniro ya Pasika arangiye, baratashye baramwibagirwa bamusiga i Yerusalemu. Ngo igihe basubiragayo, ngo bamusanze mu rusengero, ngo ateze amatwi abigisha amategeko kandi ababaza. Ngo yari abateze amatwi kandi ababaza. Niko banditse muri Bibiliya, muri Luka igice cya 2, ngo basanga bateze amatwi ngo kandi ababaza. Ngo yababazaga iki? Mu gitabo cy'ubuhanuzi byose baratubwira ngo yababazaga ubuhanuzi bwo muri Yesaya 53, bwa bundi bwahanuye ko umwana w'intama ngo azaza ameze nk'umwana w'intama bajana kubagwa. Bwa bundi bwahanuye ukuntu azaza aciye bugufi. Bo bari barize ubuhanuzi nabi, bagasobanura ko azaza ari umwami, ko azaza ari gutegeka, avanaho ingoma y'Abaroma agashyiraho iy'Abayuda. Yesu ababaza noneho ubuhanuzi bwamuvugaga bwo kuza aciye bugufi. Ngo icyo akora ngo birabayobera ntibabisobanura, ngo baramubwira ngo nawe nabibasubize. Ngo arangije arabibasobanurira, ngo mu ijwi rinejeje, ngo ariko yari umwana ukiri mutoya. Reka dusome uko byaje kubagendekera. Paje 50 na 51 nihuta. Abigisha amategeko bari bazi ko Yesu atigeze agera mu mashuri yabo, nyamara bahita bibonera kwazi neza ubuhanuzi kubarusha. Uwo mwana w'umunyagalilaya wari usobanukiwe cyane, abagaragarira nk'uzuye amasezerano. Bifuje kumugira umwigishwa wabo kugira ngo bazamugire umwigisha w'icyatwa mu Isirayeli. Batuye umwana wamwigisha akamushyira mu mashuri yacu ngo yazaba umwigisha w'Isirayeli.
bifuzaga kwita ku burere bwe kuko bibwiraga ko ubwenge nk'ubwo bwa kavukire bukeneye kugororwa nabo. Imitima yabo itangazwa n'amagambo ya Yesu kuruta uko byayigendekeye yumvise amagambo ava mu kanwa k'undi muntu. Imana yari imwo ibamurikira abayobozi b'Abisirayeli, kandi kubw'ibyo yari imikoresha uburyo bwinshi kandi uburyo burusha ubundi kuba bwiza. Burya ngo Imana yari kubamurikira kandi ikoresha uburyo burusha ubundi kuba bwiza. Abo bibone bagombaga guterwa isoni no kwemera kwigishwa n'undi muntu uko yaba ameze kose. Niba Yesu yarashatse kubamurikira, ntibari bakwiriye kwanga kumwumva, ariko bo bibwiraga ko bo bamwigisha, ko ari bo bamwigisha, cyangwa nibura bakagenzura ubumenyi bwe mu byanditswe. Ibyo bamutekerezagaho byakibwagaho intege no kwiyoroshya kwe n'igihagararo cye cya gisore giteye ubwuzu. Mu buryo batabitekereje, ibitekerezo byabo byakangurwaga n'ijambo ry'Imana, kandi Umwuka Wera yavuganaga n'imitima yabo. Ngo Yesu yababwirizaga ngo imitima nama yabo yarakomanzwe, ngo ariko bagacibwa intege n'igihagararo cye cya gisore no kubona bari kwigishwa n'umwana w'imyaka 12. Kandi reka mbabwire, umuntu wese ukeneye kugira ngo Imana imumurikire imuhe umucyo, ntabwo agomba gusuzugura umucyo w'ijambo ry'Imana aho waturuka hariho hose. Imana yakoresha umushumba, yakoresha uwize, yakoresha utarize. Iyo ushaka kugira ngo Imana ikumurikire, wakira umucyo utarebye igihagararo cy'uwukuzaniye, utarebye inyifato ye. Ariko igihe bacencuraga ibya Yesu bakareba igihagararo, ngo bumvaga ibyo avuga ari ukuri, bakabona bitagishwa impaka, ngo ariko bagacibwa intege n'uri kubibabwira uko ameze. Ibyo nibyo byagiye biba no ku bandi benshi. Iyo ubutumwa bwiza bwabaga bukomanza imitima, ukuri kw'ijambo ry'Imana kukabakomanga, abantu benshi bangaga kubyemera, ngo bitewe n'abari kubabwiriza uko babaga bameze. Barangiza bakabirwanya, bakagira ubwibone, bakanga guca bugufi ngo bakosoke, bigatuma wa mucyo warubazaniwe ubahindukira umwijima. Reka nihutira gusoza, ndasoma amagambo ari mu ntambara ikomeye, maze tuje aho dusoreza. Baravuze ngo page 274 haranditse ngo umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga ibyo umutima we umwemeza akwiriye gukora, bitewe nuko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga ibyo umutima we umwemeza akwiriye gukora, bitewe nuko abona bibangamiye ibyo ararikiye. Hari igihe umucyo w'ijambo ry'Imana ujuza kudukosora, ariko dufite ibindi turarikiye. Warangiza ukanga kwemera wa mucyo kubera bya bindi urarikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge bucura umwijima, umutima namukagwa ikinya, umutima namukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukana n'Imana. Aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru busuzuguwe cyangwa bugapfobwa, itorero rizabundikirwa n'umwijima, ukwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacyakubiri bizaryinjiramo. Abagize itorero berekeza inyungu n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi abanyabyaha bakarushaho kwinangira ntibihane. Iyo umucyo w'ijambo ry'Imana ukuri kwa Bibiliya kugeze mu matorero, ngo abantu bakakwanga, bakinangira, bagasigara bagendera ku bihimbano, baravuze ngo amaherezo abantu umucyo uzabavamo, basigare mu mwijima, binangire, be guhuza amacyakubiri, inzangano, aba ari byo bisigara bibatwikiriye. Rero bavandimwe, twiganaga impamvu itera umwijima w'icuraburindi. Nta kindi, ni ukwiyobagiza, ni ukwanga gukosorwa, ni ukwanga kwihana, ni ukwanga umucyo w'ijambo ry'Imana kubera ibyo umuntu aba ararikiye. Reka Imana iturinde gukerensa, Imana iturinde gusuzugura imiburo duhabwa. Isomo numva twasorezaho, impamvu Imana iduhe umucyo, ni ukugira ngo uwo mucyo w'ijambo ry'Imana udukosore, maze tuwugenderemo, utumurikire. Nico gituma Imana itwoherereza umucyo w'ijambo ryayo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 24 ku murongo wa 16 haranditse ngo nico gituma mpirimbanira kugira umutima utandege kibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Nico gituma mpirimbanira kugira umutima utandege kibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Umuntu w'Imana ushaka kugira ngo umucyo utazamuvamo, ni uguhora hirimbanira kutabangamira umutima nama, wakurega icyo ukweretse ukakihana, aho ukweretse ukahanyura. Imana idushoboze rero kwisubiraho, maze buri wese akosorwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana, natwe imitima yacu ye kuzajigira ikibi turega, tuzabona ubugingo buhoraho Yesu agarutse, mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi
nivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarahabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.